n'umugore ubishushanyije, kugena ku mubano wabo, umugisha wawe, umugisha, 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 umugisha utagereranywa. Ni wowe wahanze ijuru n'isi n'ibiyituye, umugisha urema umugabo n'umugore ubishushanyije, ubaha umugisha ugena ku mubano wabo, umugisha wawe, umugisha, 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 umugisha utagereranywa. One Mana turagutakambira, turabasabira, turabasabira, ubatuze mu rukundo rw'igisagirane, turasabira, turasabira abageni, umunezero w'abakesha, turabasabira umubano w'abashakanye, ubahe guhora batuye imbere yawe Mana. Turabahe gukomera ku mateka, turabaha ukwemera kube kutajegajega, umugisha, 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 baraba ababyeyi bamwe bagenza ugushaka, barakurerere barashingiye kw'ivanjiri. Turabahe gukomera ku mateka, turabaha ukwemera kube kutajegajega, umugisha, 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 baraba ababyeyi bamwe bagenza ugushaka, barakurerere barashingiye turabahe kuramba bagira buzukuru n'abuzukuruza, Mana nziza urabahe kuramba cyane, urabahe gusenga bahore bagutura igitambo, Mana nziza urabahe gusenga cyane, urabahe kuronka inshuti zibakunda koko, bagasangira ibyishimo, zikabakomeza mu mwanya yabo, kugira wowe nzira y'icyiza cyose utwumve, kugira wowe nzira y'icyiza cyose utwumve. Urabarinde guheranwa n'isi, umutungo wabunze ubabere nk'icyanzu banyuramo batera agatambwe basanga uganje, kugira wowe nzira y'icyiza cyose utwumve, kugira wowe nzira y'icyiza cyose utwumve. Turabatoze kuramira umushoji, bamenye umupfakazi bahoze iyo mfubyi, baragira urugwiro, ungana kuri we
bari kukwiyambaza mu mirimo bakora, bari kubona hafi mu magorwa yabo yose, bari kumenya ko barinze ubudahubya mu byishimo byabo, bari kugusingiza mu maganya yabo yose, bari kukwiyambaza mu mirimo bakora, bari kubona hafi mu magorwa yabo yose, bari kumenya ko barinze twakiranye amashyi y'impundu, aba bageni bandugiye ndi nk'abandi, Pacifique Uwimbabazi Jean Claude Byukusenge, Sandrine Mukashema,
byose turakwinginze abayoboke bawe bagiye kumwe mu isakaramentu ryo gushyingirwa ubaye kujya mbere mu kwemera bamamaza kongera kiliziya yawe bayibyaga abayoboke bwa Yesu Kristo umwana n'umwami wacu Imana y'u Rwanda ugatekana mu mugabo mutagatifu ukugera gusiga mugera
kugeza ubwo biyemeza kubana ubuziraherezo muri ubu buzima bwa hano ku isi bisigaje kubaho, bakabana, bakundana, bagafashanya kugira ngo Nyagasani igihe nikigera azabahembere yuko bagerageje gukundana, bagerageje gufashanya, bagerageje kubahana, bagerageje kugira uburyo bwiza, ubuzima ari bwiza, birezi mu rusengero rw'urukundo, n'abandi bakavuga bati ese urugo rw'abana bakundanye gutya, iki twebwe gukundana kuriya byatugize. Ubu mugiye kubera Yezu Kristo abagabo, ko muzaba mutuye bose, ko muzabana bose, muzajya mwerekana urukundo, ndetse ko no muri rwacu hariho umurage yasize. Umuntu wese ugiye kuva muri ubu buzima yiyubashye, yubaha be, abasigira umurage. Yesu rero yasigiye umurage udakomeye, woroshye, kandi Imana nicyo yadushyiriye ku isi, gukundana. Abageni bo ndetse by'umwihariko bashinze urugo by'umwihariko. Urugo ni aho kwitoza gukunda, ntabwo ari aho kumarana kurwana n'ingongane. Urugo ni ishuri ry'urukundo, ishuri buri wese aba yitezweho kuba uwa mbere, ntabe uwa nyuma cyangwa ngo abantu bagire urugo rwagiye guherekeza izindi ngo. Mu isomo rya mbere twumvise Imana irema abantu, yatekereje kubarema ari umugabo n'umugore, nibwo buryo yabyishakiye. Atubwira ko umuntu mu byaremwe byose yabonaga nta kiremwa na kimwe basangiye ubuzima, nta byishimo wagirira muri ibyo biremwa, ariko rimwe Imana iramusinziriza, uyu ni umugabo, uyu ni umugore. Bavuga ko ibitotsi rimwe na rimwe bituma abagabo bayoberwa abagore. Ntabwo uyoberwa ko batera hari n'uko bagiye kurema, tukabanza tugasinzira tugakanguka bari, kugira ngo rero umuntu mukundana n'umuntu rwiza ugomba kumumenya, nawe akakumenya, akamenya iby'ukuri, ibyo wifuza. Icyo gihe abantu bubaka urugo rwiza. Ibi ni ibitotsi bishushanya n'amaherezo y'ubu buzima tuzasinzira dusinziriye. Igufwa ryo ku rubavu bigasobanura ko twese dufite amagufa asa, ari abagabo n'abagore, turinganiye. Bisobanura uburinganire. Imana imaze kurema Eva, imukuye mu rubavu rw'umugabo, yahise imushyira Adamu. Ibyo nabyo bikerekana ko Imana y'ubwayo igiye gushyingura rero. Impamvu rero n'aba bagabo baza ngo Imana ifate Eva imushyire Adamu. Adamu bisobanura umugabo uwo ari we wese, Adamu rero bigasobanura umugore. Aba bageni rero tubifurize kugira urugo rwiza, urugo rw'isengesho, urugo rwo kubana neza, urugo abarusura bakabwitamo inshuti nziza zibubakira, abayobozi b'isosiyete n'amaso y'iterambere ry'abakirisitu. Urwo rukundo rufite abarusenga ubuzima
Imana datora witeka n'abakomeza mu rukundo mufitanye maze amahoro ya Kristo asakare kandi aganze iteka mu rugo rwanyu. Muzagire umugisha mu rubyaro rwanyu, muzagire inshuti zibagoboka kandi muzabana na bose mu mahoro. Murabaha n'urukundo rw'Imana mu bantu kugira ngo itabare
aha niho bita ubuganza bugari, tukaba iri Kabarondo. Hari abashyitsi rero baje batugana kandi banaduhekeye baturutse mu Gisaka cya Gihunya. Data bankundira abagira mu bicisho tukabacishura. Urakoze cyane. ubwo rero Jean Dodier yagendaga yasigiye mushiki we urufunguzo rw'amarembo ye, ubwo uzabona hageze uzamenya ugomba kuyakira. Rero ndabona yazanye urufunguzo ati rumwereze maze nerekeye ibiro by'ibirungu bibere ibihondo uko tuzajya dukingurira abaza batugana mu rugo rwacu. Yashyizeho rero imyugariro ikomeye, hari imigenge, ibivumu byose. Ati rero iragurya fungura, bararifungura amashyi n'impundu. Biriya biravuze ngo urugo rwacu ni urugendwa, ntamuje rero nyinshi ukarishe amashyi. Ijambo ati amarembo yanjye arakinguye, aruguruye umunsi n'igihe cyose tuzaba tukiriho, njyewe n'urubavu rwanjye Uwimbabazi Pacifique. Hanyuma rero tukigera mu rugo iwanjye ntawe ushobora kuhicirwa n'icyaka, ibyo kunywa birahari ndetse n'ibyo kurya birahari. Ati mushiki wanjye nanyegereze iriya nkongoro maze ubundi maze mpakire mu rugo iwanjye. Umwuzukuru w'uruzungu rero yabikomereza atuzamurira n'akaziki karinganiye.
maze ubundi tugerageza kuyiteka kugira ngo ibibera aha byose bize kuba iby'umugisha. Barakundanye bashimanye imigisha yose ni yabo, Imana nayo yabawujije ntibagira amahoro. Izina ry'Imana Data turagushimiye nawe, turagushimiye ko wabanye natwe umunsi wose, tugushimiye ko n'ubu tukiri kumwe kandi ibyo wakoze ni byiza, ni iby'agaciro, twebwe tuzaba n'abana b'abantu ukadushyiraho ibirenze ibyo tutasabye ukabiduha. Twaje kugutumira muri iki gitaramo cyiza kugira ngo uzubane natwe. Watabaze rero udatatira watatije wategereje gutabaza kandi ntumutabaze, turagusabye kuzubane natwe uvuga vuga mu izina ryawe, ugira icyo akora wese akora mu izina ryawe. Wacu ni wowe Mana Data mutagatifu mu buzima ku izina ry'Imana Data Mwana na Mutagatifu. Genda neza. Inkwi rero uko zamaze kugera mu ziko, igisigaye no gushyiramo umwika maze tugacana inkwi zigafatwa. Umugabo mwiza rero ntuzirwe wigora, ibyo ni ibyanjye. Ati kandi gucana ibyo narabitojwe. Izi nkwi ziri kwaka nk'izisanzwe zumye ni iz'iki? Umugabo nawe ati uri inararibonye wa mugore we rwose bavuga isa aturi inararibonye. Ibi mubonye n'ibibandamure yahise amufata. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntawagiye mu ziko ngo aburane n'imbyiro biramureba n'ivu. Ngaho rero mushiki wacu yegera imbere abafashe abahe rwa butamyi. Aho butamyi yabonye ubutamyi bwe ruhari bambere, maze Jean de yerekeye Pacifique uko bakata umutsima w'amarobe aringaniye akwiye mu kibo. Atubona urutami isasande rukozwe mu gifunzo. Rero iyo tujya gukata umutsima w'amarobe aringaniye turabanza tukabigenza gutya, ni gutya gakata ugahindura ku rundi ruhande tujyanye, ugacishamo urutamyi ugahindura ku rundi, ugacishamo urutamyi. Ese wazengurutse n'ubundi ko nta kibazo. Amarobe tuyabona ari amarobe ane asa n'aringaniye. Ati n'ahangaha tugacishamo tukajya tugakata gutya, ubundi twashaka tukigendera, nyiragicana igicaniro cy'inka agasigarana umurimo we. Nimutambuke rero maze mugane ibyicaro babateguriye. Kirazira gukandagira ikanzu y'umukenyezi, hari itegeko ribihana. Tambuka neza maze umugeze utwicara abami n'abamikazi twa Kabarondo. Ati ngaho mushayija mwiza, uzi ukuntu ukonzonze. Nawe yahise ajyana akaboko ubwo yamufataga mu gihumbi katarenguka, nawe yajyanye akaboko afata muri porutesheri. Amaze kuhafata ati ngaho rero dore za nk'urubindi. Ubwo jada zavuye mu rutoki, icyaka kimumereye nabi, nyamuneka dore ko abagabo kenshi icyaka ari cyo kituranga. Bazajya ubigenza ute muri wa muco mwiza watojwe na masenge? Ati rero nzajya mfata inkuru iringaniye maze mushyirire ku munwa yica icyaka.
mwongere ikibi ni ugusonzokera mu kabari naho iwe arabyemerewe. Yego umugabo waciye aha ngaha ni udafite icyaka. Hanyuma nawe ati ibiro by'ibirungu bibereye ibibondo ntacyo nakwima. Yego aha akabanza akamubwira ngo seka ariko none yasetse aseka burundu aseka asetse akira ati usoma wongera usoma yego ati wongera umwongera aho ni mu rugo ikibi ni mu kabari. Akamana yanjye mwabamereye amashyi y'impundu. nuko barangije bati ubuzima bwacu twese ubuzima bwacu nuko rwose mwongere murutse izo nkuru zanyu. Hanyuma igicaniro cy'inka nawe yahageze kandi yazanye wa mutsima mwiza ukase mu marobe aringaniye. Ati nyamuneka mu gihe isari nayo izaba yateye uramenya umugabo ntazicwe n'isari. Atakira rwose ufata indosho maze uteruze iryo robe. Nuko ati aha adikubitamo maze wumva uburyo uyu mutsima wo mu masaka y'iwacu anurira. Iyo ni umutsima wo mu masaka ya Mutsinzi ukaba witwa Bukacarara. Nyamuneka umuntu utararya kuri Bukacarara ukuntu iryoha icyampa nanjye nkaryaho. Aha nawe ati rero wagabya pasi umugabo wahaze n'umenya guhaha ntukajya umuremba nawe umenya gukora imirimo urya ingufu ziva mu gutamira. Nawe arahibikira amubwira ati rero ibiro by'ibirungu bibereye ibibondo tamira twanura imyaka twanura imyaka rwose. Rero yungutira bajya gushyira umugore waciye hano wariye kandi umugore waje hano burya azagaragaza ibyana ari uko ureba se uhitayo nyungutira maze wumva uburyo iyo Bukacarara iryoshye. Barangije bateko n'abandi mwese biraza kubageraho. Maze rero nabemera baratubwiye ngo twese bize kutugira maze kuri uruzungu niba unyumva wagabanya uwo muryango nkondera aha ni iwacu niganire na data. Data rero gupfura udushobo tw'inkweto zanyu birangoye kandi sinaca umuco inyuma mu mavuge mwiza duhekeye umushyitsi witwa Yohani Damascene Rutagwabiza. Umwakire ku mugaragaro munamuha ikaze. Data mwakire kuvugira. Bashimire iyi ntumwa y'amaguru Rutagwabiza. Rwose ubwo twari turi ku musozi wa Mutenderi tuganira nawe ndetse n'umuryango wose baduhaye umugeni ndetse banatwemerera kumuduhekera. Amasaha rero naya ndabona aricyo bakoze nkabagira ngo Rutagwabiza nguhe ikaze. Ndashaka kuguha ikaze egera hino rwose niyo twahagarara muri metero yegere ndagukumbuye. Muraho neza birakomeye Kristo Yesu iteka ryose. Reka rero abakobwa banyemerere mwakire mumpereze agakoresho kanjye. Rutagwabiza karame uyu mukobwa nakoreshejeho ibyo kunywa kwica akanyota rwose wananiwe mu bigaragara. Soma rero nanjye mumpe kugira ngo nsangire n'uyu musaza. Umukobwa wanjye gukora imvura turakwakira neza ngaho sohombe.
urabyo gute ubuki sibyo uraryohewe cyane ngaho tubigaragaze Uwiteka kumisha icyaro gasoma muwe neza urakoze cyane noneho mureba ko imbere yawe hari icyo ushaka cyose nabo azanye no kuvuga ngo bafashe babahere kugubwe neza kuko umukoreye akazi katoroshye murakoze urumva mufashe uriya musaza mu munyakiranire n'abiwe data ikindi cyongeyeho mugubwe neza kandi muze gutuza mutubwire mutengamare nk'igiti cyo mu rutoki rutongoye neza hano ikaburodo nta kibuze wowe n'umuryango wawe babakire bakurikije icyo umubiri ushima hamwe n'ibyo rero mu nkunde nongere ndomire nyiragicari cy'inka ambe hafi anzanire imbehe ampere abageni bahire nzanire imbehe maze abageni bahire mu juru ngarukiye waje mu rugo rwanyu hano i Kabarondo waje tubazaniye urukundo tubazaniye ineza kandi muzi ko bisanzwe tubanye kugira ngo tubanye neza nta gihinduka yego rwose uyu munsi rero kuri iyi tariki ya 26 hari ikintu twari twarasezeranye ariko uyu munsi naje kugira ngo tugaragarize ko ari ukuri. urakoze cyane waje iwanjye saba umugeni yego umugeni naramutwemereye kugeza kuri tariki ya 26 ukwezi kwa kabiri nemeye kumuha umugaragaro. amashyi menshi mu kabyarimo nyakubahwa ngarukiye karame urabona aba babyeyi bose twazanye uyu ni umuryango mugari wari uwanjye ariko ubu ngubu wabaye umwe n'uwawe
bakoze mwashimiriye umusaza mu magambo yumvikana neza twaje tuguhekeye iwanyu hano iwanyu Kabarondo bari bazi ko uza witemberereye batazi ikikugenza ushobora kubona biganiraga yenda ukavuga ati ni ya magambo yacyaba babona gutebya ariko noneho ngira ngo nawe umuryango wawe uteraniye hano bihirira amaso ko utatemba ugiye kwirira televiziyo cyangwa kureba umupira umugeni amuguhaye nguriya umugeni naguhaye n'uwineza uzamurire nk'uko namureraga kandi nizeye ko afite uburere bwiza ntabwo uzarutoza indi mico iremereye cyane kuko iyo namuresheje irahagije. bakoze cyane garukiye rero nk'uko iso napfa nkakwita neza yakwise garukiye intwari ndingabyiintwari apo n'ubu ndagutumiye abakobwa ndabafite umuhanda wabonye imashini ziparitse hariya ngiye kubabwira neza kuko usigayemo banyuzamo imashini yego rero uzagaruke amarembo arafunguye. murakoze mushimire umusaza bose tutababira rero tutababiza kandi nishimwe gusa reka ndagushima wakoze urugendo wakoze si ubusa umugeni turamubona ngira ngo Jado anyemerere ahaguruke atwereke umwana wacu atwereke umukazana ndetse abavandimwe bose bamurebe Jado kutwereke namubonye mwabishye murakoze cyane mwashyika rwose mwicaye ku gatebe ndumva ntawe uzabaririza uyu munsi Rutagwabiza adushyikirije umugeni wacu. Rutagwabiza rero nguyu noneho umugabo ubabwira ngo impore sibyo kandi ikindi ngira ngo musezeranye ntabwo nzakura mu buge umwana wawe tuzamufata neza kandi ni iwacu ubu ngubu ni uwacu rwose ndagira ngo mubare impungenge ko tutazakura mu buge. Ndi kumwe rero hano umusaza uramubona muzehe Kizigenza ari kumwe n'umukecuru ni abasaza bahuriye aba nibo bantumaga. Uyu musaza uri mu cyimbo cya Papa Jado ni umutoza mukuru wacu. Uyu ni umubyeyi rero twibonamo twembi. Iruhande rwanjye gato urahabona undi musaza ni se wabo Jado. Hari undi mwabonaga hano agera muraza kumubona. Aba ni abasaza ndetse turi kumwe na ba nyirasenge b'umuhungu n'ababyara be. Muhaguruke na bashiki be muhaguruke na barumuna be muhaguruke muturebe nk'umuryango kugira ngo umuryango wawe nutubona rwose ntibakagira ikibazo kandi ntazagire ugirira ikibazo hano kuri uyu musozi wa Kabarondo ndetse n'ahandi hose turahari dukorerayo. Bamwe bari mu kazi hirya no hino muri aka karere ka Ngoma ndetse no hirya. Hari igihe twazahura cyangwa se bazahura muturebe neza atazagira ugirira ikibazo iwacu. Wabonye Rutagwabiza? nababonye
bitagoroshe rero isanzure rwose hano nta kibazo no kurara warara biremewe komeza usome hanze usome ushire inyota wongere ushyire sawa amazi nayo agatinya ifu burya amazi iyo yashyizemo ifu arahuka ifu rero nayo itinya umwuko umwuko ugiyemo ifu nayo irabura umwuko ugatinya umugore umwuko utinya umugore ariko umugore nawe agatinya ishyari umugore atinya ishyari maze rero shaka uzamurinde ishyari maze atura ku gatwe mu gatuza kawe ntabwo uzarara ukubiri n'ameza ahari sibyo kurara neza bigaragara uzamurinde ishyari nawe akurinde isari murakoze murakoze amazi mashyi hamwe n'ibyo rero rungano tuzamuha ikisema nayo Rwanda we ariko mana yaje uyu munsi ndamwiboneye nshaka kubaha amashyi ako karirimbo nukivuga nukivuga ako karirimbo maze rero mugeje icyo kukundiye agaragara gake bikubwira ni uko mufata akaboko mukahagurukira rimwe nk'abareshya nta ntore z'igindi buryo umusize yicaye ntabwo bubaye intore ariko ubwo muzamukira rimwe ndetse naho ujya kumusiga ukamurinda ibyo bintu ni byiza
pasi yatubereye umwarimu mwiza, natwe twaje kugira ngo tumushyigikire muri ubu bukwe bwe, ariyo mpamvu ikigo cyacu cyamugeneye impano, tukaba turagira ngo tumushyikirize umukozi. iyo foto yawe uzajya uyerera mu gitabo mwakire izi mpano nziza zabateguriye n'u Rwanda rw'Afurika. nimujya kubona kandi mwicaye mukije rwose. icyifuzo ni cyiza rwose, ngwino ndikubwiriza. Ntabwo ari byiza ko wagenda utabonye aho umwana azaba, ngwino ndikubwiriza. Isanzu z'amagambo ako wakuru mwiriwe neza murakomeye, natwe turaba nk'uko umusangiza w'amagambo bazabivuga, igihe giciwe ni kinini, ariko ibyo byose aho wateretse igisabo mu mateka tujangare mu rugo wawe, turebe koko niba uko twamugejeje mu rugo rwawe atohagiye cyangwa se yaranutse, ariko nzi ko utabikora, nicyo cyatuzanye. Ariko yenda nkuse mbangura umwanzi we n'amasaha yaje, twaje yaduhaye n'imbuto, yaduhaye bimwe mu bikoresho abana bakoresha. hari umweyo, hari iki, ubundi mu mwana iyo umuco nyarwanda atwikuruwe ntabwo yemerewe kujya gute ngo kurenga amarembo. yatwejeho ngo tuze kujya gute turuka ameze, tumuhe uburenganzira bwo kurenga amarembo, atembere mu nshuti no mu bavandimwe, ndetse ajya no guhinga arabizi, yewe no gutunda amata arabizi, imirimo yose y'ikinyarwanda yose arayizi, yewe n'imwe n'abazungu bayikora ko n'icyongereza n'igifaransa yawe. yewe ni ukuri ko bamenya. mwashimije nayo umushyire ahagaragara hatari ku karubanda, maze atangira kurutwara ku muryango, ejo asure n'abaturanyi bamwe nta na bamwe. ese wagize uramumenya ibitama kabakoreho kamareho rwose, kabakoreho kabamareho. Ureba erega